Ebeneza niyo TV, reka twongere twakire umwe mu barimu bari kwita kuri aba bana. Reka Peter, ngira ngo abantu bamaze kukumenyera, reka tuguhe ikaze. Murakoze cyane. Mbese kuri uyu munsi wa kane w'ishuri rya Bibiliya, ufite byishimo ki cyangwa se n'iki wabwira abandi bana batabasha kuza gukurikira ibirori nk'ibi? Murakoze cyane kuba muduhaye umwanya. Mbere na mbere ndabanza gushimira ababyeyi bohereje abana babo bakaza muri iri shuri. Uyu munsi twarebeye hamwe icyigisho kirebana no ku musozi wa Elayono, aho Yesu yazamutse uwo musozi akajyana n'abigishwa be, akabasaba ikintu kimwe gusa, ikintu cyitwa gusenga kugira ngo batagwa mu moshya. Ibyo rero ni ibyigisho byateguriwe abana kugira ngo bibafashe gusabana n'Imana bakiri batoya. Ese hari akantu gasa naho hari akantu kadasanzwe. Kuki mwahisemo imisozi? Mwahereye kuri Ararati, dukurikizaho Moriya, yego, dukurikizaho Sinayi. Ejo mwize Sinayi cyane rwose. Yego, ntabwo nabashije kuza kubera imvura, ariko uyu munsi ndahari. Nibyo rwose. Ngira ngo uyu munsi mwize twize umusozi wa Elayono, okay. Umugambi rero watumye Yesu azamuka n'abigishwa be, ariko akigira hirya gato agasiga yamubwira ati mugomba umusenge mutagwa mu moshya. Uyu munsi natwe dukwiriye gutoza abana bakiri batoya ko hari imbaraga mu isengero, kandi iryo sengesho naryo rituma tubasha gutsinda ibigeragezo umwanzi tugabaho uko bwije n'uko bukeye. Reka tubashimire kandi dukomeze tubwire abandi hirya no hino, haba mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ahandi mudukurikiye aho muri kwisi yose, ko ibikorwa nk'ibi ngibi baravuga ngo umwera uturutse ubukuru bucya wakwiriye hose. Turabararika rero ko mwajya mukora gahunda nk'izi ngizi kugira ngo turebe ko abana bacu bazamura imyumvire mu by'umwuka ndetse no mu by'umubiri, kugira ngo babone uburyo babana n'Imana ndetse n'abantu. Murakoze, turabashimiye. Natwe turabashimiye. Natwe turagushimiye, dushimiye ko natwe tuva iwacu tugera hano tukageza amahoro bishimiye. Rero tweretse ijambo Pastor yagiye kutwigisha, turakwinginze ngo ntirica mu gutwi ngo arenduke mu kundi, ahubwo rishinge imizi mu mitima yacu, tubere impambara n'urwego bizatugeza mu ijuru mu izina rya Yesu. Amen. Ibyerekeye urukundo rw'Imana. Ibyerekeye iki? Urukundo rw'Imana. Ibyerekeye urukundo rw'Imana. Imana iradukunda. Reka turebe abavuga ko Imana iradukunda. Okay, reka turebe abantu bavuga ko Imana irangunda njyewe ndabizi. Niba utabizi ko idukunda ntuzamure. Mwese muri kundeba. Mwese muri kundeba. Aha. Bright. Zajya yita onza nyamamagara leta yitaba ngo Karamba. Bright. Twabonye ko Yesu yatembereraga hehe? Muceceke. Yatemberaga he Bright? Na? Aha, wabikoze. Aha, we witwa nde? Ola. Twabonye ko Biraka buretse ngaho tubwire. Umusozi witwaga iki? Wabyumvishe Ola? Umusozi witwaga Elayono. Reba hano. Ngaho subiza. None se ku musozi wa Elayono Yesu yahigishije abigishwa gukora iki? Yahigishije abigishwa kugenza gute? Gusenga. Aha, noneho namwe mugiye gusubiza. Abana. Yesu aradukunda. Abana. Yesu aradukunda. Aho namwe nimumbaze. Mwarimu. Yesu natwe tugiye gusubiramo ngo Yesu aradukunda. Sibyo tugiye kuvugira hamwe. Namwe nimutubaze. Mwarimu. Yesu aradukunda. Mwarimu. Yesu aradukunda. Mwarimu. Yesu aradukunda. Mwarimu.
lesson you have done. May you help the children to understand. May you continue to be with us and guide us in everything. In Jesus' name, amen. niba ushaka kuramutswa na kariya kantu afite mu ntoki. These ones are going to present boys. To represent boys. bariya abantu bagiye guhagararira abahungu. And these ones are going to represent girls. To represent girls. aba nabo bahagararira abakobwa. Now listen. This is a balloon. Is that? That is igipirizo. Balloon. They will make. Wait. Aisha. They will make sure the balloon bursts. Okay? You add more. bagomba Pressure kugihaga till it kugeza bursts. gituritse kiriya gipirizo. I don't know how until it bursts. Make sure you finish the first one. You make sure it bursts. Okay? ugomba kugihaga Only kugeza with your mouth. gituritse. You don't do like this. Okay? ntihagire ikindi kintu ukoresha kugira ngo giturike. Wait. umwuka wawe wonyine niwo ugiturika. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. You be cheering on them, okay? abahungu bafana. abahungu barafana abahungu. n'abakobwa bafana abakobwa. Always make sure you back, okay? So like this. And you back, okay? 1, set, ready, go. Now we start. Sasa wafane. komeza igihaga mpaka gituritse. komeza igihaga mpaka gituritse. kimwe. cyari cyacitse. Teacher. No, let us victorious symbolize the body. Come. No, come here. Stand here first. Come. Victorious, yenda hariya nawe. Come. Stand here. Okay, get ready, wait. Get ready, start, go. Victorious! Gracias.
muri kututanga amazi make abakobwa abakobwa abakobwa
T